Hello guys, meze mute nizere ko muri amahoro, nizere ko meze neza cyane, nizere ko mwese ibintu byose ruzungu kabisa. Nk'ibisanzwe ni Blessed Family TV, turabakunda cyane kandi twishimiye kugaruka kabisa. Twatumaze iminsi tudakora ariko turashimana ko turanga kabisa, ibintu ni wanene. Welcome Mama K. Urakoze cyane. Hey guys, hello my friend, my lovers, my people. Turabasuje mwese aho muherereye hose ku isi yose, turabasuje cyane. Twebwe ati yambo sana tumaze igihe twarabuze ariko none twagarutse Kabisa ubu twagarutse, ibintu ni ruzungu cyane kabisa. Nta kibazo nta kimwe nshaka kwiteza, we nta kimwe ndi murayizi ndayizi. So guys, nuko ni kaza cyane kuri Blessed Family TV, turakunda cyane. Mukomeze mukore subscribe nk'isanzwe, share, likes and comment. So ibintu nimeze gutya rero, mukomeze mudukunde kabisa, muri mu marabitwereka cyane cyane muri iki gihe, muri iyi minsi mwaradukunze cyane, subscribe zariyongereye, comment, views ziriyongera. Nukuri turabashimira ababikoze bose, tubasabira umugisha ku Mana kabisa, kandi mukomeze mubikore mubwira n'inshuti zanyu ati mukandire kuri abantu ntacyo bitwaye nukuri ruzungu. So guys, nukuri mukomeze mumererwe neza. Uyu munsi rero turavuga ku bintu bigize gute bitatu, ndio nyine tuvugeho, turi butinde nagira ngo muri minsi baramaze kubona ko imihanda yanyereye, murakora ibintu bimwe na bimwe mwagatinya no kuyivuga, ariko uyu munsi twagize ngo tugire icyo tubivuga kubera ko twabonye ko bamwe mu YouTubers za Keorense Ramoja bagize gute, bakoze igikorwa cy'ubutwari cyane. Bakoze igikorwa cy'ubutwari, ni ibintu byari bimaze igihe hano ku mihanda baba Nairobi, barabizi cyane. None mva aba YouTuber bakoze igikorwa cyiza cy'ubutwari, twashimye cyane. Turagira ngo aricyo tuza kuvugaho muri aka kanya, nicyo tugiye guteraho commentaire ho gato kabisa. hari amabief atandukanye yitwa The Beauty, ngaho mwashondanye ngo n'amasimba ariyo Nyamwiza, ngaho Nyafraro bakunze guhimba drone, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko ejo byarantangaje kubona kabisa, nejo bundi The Beauty basohora ikiganiro kabisa, basaba imbabazi babwiye nabi bose, basaba imbabazi kuri umwe wese bagirana ikibazo kuri iyi mihanda y'aba YouTuber. N'ukuri cya kiganiro ariko ndakirangiza, ariko kinkora ahantu pe cyane. Nanjye cyankuza ahantu, narabishimye. Mwakoze ibintu by'ubutwari kandi ibintu bikwiriye. N'ukuri byari bigeze ahantu ku rwego buri umwe wese atakwishimira gukomeza kubona ibintu bigeze kuri uru rwego. Byari bigiye kuzafata indi ntera ku buryo byari bigeze ahantu habi. Na Amasimba TV nimugoroba nawe yaje gusaba imbabazi, yabivuzeho. Turamugarukaho nyuma. Nuvuga ngo The Beauty bo basabye imbabazi, cyangwa se wenda basa nkaho bazisaba ababakurikirana n'ababizera, bavuga ko ibyo bari barimo bayifataga nkaho ari ibinyine bisanzwe byo mu muhanda, mushondana bisanzwe ku ma YouTube, ariko ntibari bazi neza ko hari igihe kizageraho ko bishobora kuzamo n'iki ibintu by'amakimbirane aremereye kuri byagera gute, byagera mu muryango, ahubwo byagera naho kumeneka amaraso, nkuko nagiye mbyumva yuko byari bigeze ahantu nyine hatari, byageze no mu magereza, biva ku byo kwirirwa bafungwa bigera no ku rundi rwego. Noneho babonaga ko biramutse bitanahagaze ahubwo n'amaraso ashobora kuba yameneka. Urumva byari ibintu bikomeye cyane kabisa. Gusa ku ruhande rwa The Beauty bo ko biri kose ntibyabaye grave cyane, ahubwo reka tugaruke ku muntu witwa Nyamwiza, undi Nyafra. Nta n'umwe twavuzeho kubera ko twebwe nta makimbirane tujyana n'umuntu abe na gatoya, ariko amakimbirane hagati yabo yaramaze kugera kure pe, kugera kure. Amakuru avuga yuko neza ejo bundi ku wa gatandatu wa kino cyumweru gishize, ngira ngo ejo bundi weekend itambuze, habayeho gukozanyaho hagati y'impande zombi, yaba ari kuri Nyamwiza ndetse ari Nyafuraha the drone nk'uko bakunze kumuhimba. So rero guys, uwitwa Nyamwiza rero ari amakimbirane ndetse reba n'ibibazo we na mugenzi we bagiranye, kandi mu minsi ashize bari basa nkaho bavuga umwuka umwe, bahumeka umwuka umwe ku bintu byinshi byari bitambuka. Mwabonaga yuko nyine Nyamwiza na Nyafura nyine barabumvikana, gusa bizogeraho nyuma bagira gute hazamo akabazo bitewe n'impamvu naka tutavuze, sina ngombwa, ariko bigera ku ntera yuko hagati yabo hazaho kurwana, intonganya, amakimbirane akomeye. Niba duhuriye mu bukwe n'ivuruguvurugu, niba duhuriye mu manza nako n'ivuruguvurugu, mbese vuruguvurugu iba
vurugu ni hatari kabisa ni hatari kabisa byari bigeze ahantu nyine hatari heza kabisa byari bimaze gukabya rwose kubona abantu nyine bavandimwe abantu baturuka mu miryango imwe mukagirana urwango rugeze kuri uru rwego aho byari bimaze kujya ku rwego rubi gusa nyine twe turashimira ku myanzuro myiza bafashe yo kureka ibi bintu cyane uwo mwanzuro kabisa nawe turi gushima hano kandi tubwira n'abandi bayitwe bose bafite amakimbirane bagenzi babo byo mugende mubireke si byiza bagenda babera isomo bari abantu kabisa kubona bamwe muri bo bati ibi bintu reka tubyihorere ati twabifataga nk'imikino tuzi ngo ni ibintu byo guserezanya gusa bisanzwe ahangaha byo gusubizanya ahangaha bakajya nk'ibintu bizagarukira aho ngaho ariko baje kubona babona bigiye gufata indi ntera noneho iteye ubwoba yari umuriro aryo ubona umuntu yaprodinga ikiganiro arimo aravuga mugenzi we kugira ngo wenda kenshi abaye panze ariko none kuri inshuro ntabwo ariko byari bimeze harajemo na katakata harajemo na katakata kabisa kuko bamwe baravuga ngo nyine ngo abantu babipanze ariko twaje gusanga ntabwo biba byapanzwe n'ubwo bigeze kuri indi hari ikiganiro Fura yakoze ejo bundi ni nk'aho aricyo cyafunguye bagenzi b'amaso babona ko ibintu barimo kabisa byahinduye isura ko yavuzeho amagambo ateye ubwoba amagambo nyandagazi amagambo adahesheje Imana icyubahiro adahesheje umuntu wese muzima cyangwa se komite ya Kinyamurenge cyangwa se komite ya Kinyarwanda cyangwa se ya Kinyamasisi komite y'umuntu wese ururimi rw'Ikinyarwanda adahesheje icyubahiro kandi icyo kiganiro amasomo cyumvise ntiwacyumva uri kumwe n'ababyeyi cyangwa se wenda uri kumwe n'undi muntu wese wubashye ni ikiganiro giteye isoni pe bimwe birenze hagati aho rero amakere turakomeza ndavuga ku makuru avuga neza amakuru kandi ntahagazeho neza kandi amakuru y'ukuri aremeza ko witwa Nyafura amaze kumuca mu muryango bitewe n'ikiganiro ejo bundi yakoze ni amakuru agezeho mu kanya yari amakuru y'ubwira ariko byageze hanze njye niko nteye so amakuru avuga yuko Nyafura bamuca mu muryango mu gihe ataremera gusaba imbabazi ku byo yavuze byose gusaba imbabazi umuryango akomokamo umuryango umugabo nyakwigendera akomokamo agomba gusaba imbabazi ndetse akanasaba imbabazi n'umuryango nyamurenge muri rusange so amakuru avuga ko rero babaye bitandukanyije nabo ubwo ndavuga umuryango w'abaserege babaye bitandukanyije na Nyafura nyuma mbere yuko atarakora ibintu byose ntabikora azagorwa mu muryango natabikora rero ngo bamuce mu muryango n'amakuru mfite yahagazeho n'amakuru ari ibanga so guys dinura ahangaha ntuye mu matiko menshi gusa turashimira The Beauty turashimira Amasimba babonye ko inzira bari batangiye kujyamo atari nziza ari inzira y'amatiko ari inzira itubaka ahubwo ari inzira isenya ari inzira isebya abafana babo kutuyubahisha imiryango yabo kutubahisha famiye zabo kutubahisha mu matorero basengeramo kutubahisha mu masosiyete atandukanye kabisa babona yuko bidakwiriye babona yuko bagomba kugarukira ahangaha amatiku ahubwo bagatangira content nziza zikurura abantu zubahisha abantu zifite n'inyigisho kuko ibi bari barimo babonye nta nyigisho birimo ahubwo bigana ahantu hatubahishije ariko turabashimira kuri iyo myanzuro mwafashe mwese iyo myanzuro ni sawa cyane so guys imana komeza bari n'amakuru subscribe tugiye kubazana episode zigiye zitandukanye ndabizi muzazikunda hari ibyo twari turimo muri iyi minsi itandukanye mu bintu byinshi bitandukanye ndabizi muzazikunda mukomeze mukore subscribe kuri channel yacu Blessed Family TV nk'ibisanzwe ya Patrick umwana w'abasinga umusinga wo muri family y'ababasha babasha so mukomeze mudukunde nanjye ndari kumwe n'umudamu wanjye ariwe Gihozo Mignone nanjye mbabwira ngo ciao ciao mukomeze mudukunde mukomeze mutwiteho mukora subscribe share like and comment turabakunda cyane umukobwa w'Munyamasisi na Basalimia wote aho muri hose ku isi hose dusuhuza n'ababasha abasinga babasha bashira babasha ndabazi cyane cyane